ubundi nta kubishidikanyaho uburezi niyo nzira nyamukuru yo kugera ku iterambere kw'igihugu. Igihugu n'abategetsi birengagiza uburezi, ibyo bakora byose bazabona iterambere rirambye ingurube yarebye hejuru. Ahubwo umwe mu banyafurika bafashwe nk'intwari y'abirabura we yemeje ko uburezi ariyo ntwaro yonyine yakoreshwa mu guhindura icyo wakenera cyose. Uburezi niyo ntwari ikomeye dushobora gukoresha. Uwo ni Nelson Mandela ari ku ishuri ryisumbuye rya Madison Park High School i Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 23 z'ukwa gatandatu ku 1990. Kuri uyu munsi Mandela yavuze ko niba abanyafurika bashaka kurwana bagatsinda urugamba rwo kwibohora no guteza imbere ibihugu n'umugabane wabo, ngo bagomba gukoresha intwaro yitwa uburezi bwiza. Niyo mpamvu yahavugiye ijambo ryamamaye ati uburezi niyo ntwari ikomeye ushobora kwifashisha mu guhindura isi. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Ese niba koko uburezi ari intwaro yahindura buri kimwe kandi ibyo bikaba bizwi n'abategetsi bose muri Afurika, kuki babirengaho bakarebera uburezi bwangirika? Benshi mu baciye batanga ubuhamya narifite ikibazo cyo kuburura ko yatangiranye no kwimika imyigishirize y'abanyaburayi n'abanyamerika igamije kwamamaza imico, imigenzo n'imigirire yabo. Niko bimeze kuko abashakashatsi bahamya ko uburezi bwa Afurika ya mbere y'ubukoroni ngo bwari bwiza kandi butanga umusaruro w'ubukungu no kwiteza imbere kurusha uburezi bwa none, aho umuntu atangira ishuri ku myaka 3 agakubita imyaka isaguka 20 ari kwiga ibyo azaruhana. Ibyuko uburezi bwo hambere y'ubukoroni bwatangaga umusaruro kurusha ubwa none ushobora kubishidikanyaho, nyamara umva uko byari byifashe muri ubu buryo. Mu 1970 umuhanga mu by'ubukungu umunyakanada ufite amamuko mu Bayahudi Dr. Stephen Herbert yakoze ubushakashatsi ku bukungu bwa Afurika bushingiye ku burezi, imyigishirize n'imimerere y'abanyafurika mbere y'uko abazungu bazana uburezi bwabo. Yaje guhamya ko mbere abanyafurika bari bafite uburezi buhamye kandi bushingiye ku musaruro n'ibikorwa bifatika. Nk'ubwo umubaji yafataga umwana we akamujyana aho abariza akamwigisha bya kinyamwuga kubaza bimwe binyomoye, umurobyi agashyira umwana we mu bwato asigaye akamwigisha gucengana n'imivu, imihengeri n'amakuba yose y'amazi, umuhinzi, umucuzi, gukomeza buri wese yatangaga uburezi bushingiye ku myuga ifatika. Yanahamije ko iyo umwana yifuzaga kujya gukora undi mwuga utari uw'ababyeyi ngo yoherezwaga mu muryango w'inshuti ukora ibyo akunda maze akigishirizwayo. Kuva ku rupapuro rwa 33 kugeza ku rwa 50 rw'inyandiko uyu muhanga yise Economic Forms in Pre-Colonial Ghana yavuze ko kuva ku bwami bwa Ghana gukomeza n'ahandi hirya no hino muri Afurika bari bafite ubwoko bw'uburezi yise apprenticeship, aho umwana yigishwaga anareba neza ibyo yigishwa, ibyo bigatuma atora vuba amasomo. Hirya y'ibyo ababyiruka bigishwaga amahame rusange yo gukunda igihugu, kukirwanira, umuco, kirazira n'indi migenzo y'imibanire rusange yatumaga abana bagendera ku murongo wagenwe, abo bakaba abahungu, mu gihe abakobwa nabo bigishwaga imikorere n'imigirire yabo. Amasomo nk'ayo niyo Dr. Herbert yavuze ko abazungu baje bahise bayita informal education, bashaka kuvuga ko ari imyigishirize itaboneye, ntigira amahame n'ibipimo byiza bituma bayamagana. Ibi tubyumve neza. Iriya myigishirize yitwa apprenticeship, aho umwana yigishwa akanerekwa ibyo gukora, niyo yaje guhindurwa mu mashuri yazanywe n'abazungu, aho umwana yigishwa inyandiko akanabwirwa mu magambo uko ibintu bikorwa. Noneho yamara kumara imyaka irenga 10 yiga mu buryo abatazi ibyo yiga, akabona kujyanwaho ibintu bikorerwa mu cyitwa kwimenyereza umurimo, aho amara amezi 2 cyangwa 3, rimwe na rimwe akaba yanahamara 6, ibyo bikitwa internship. Ariko iyo ushakishije igisobanuro cya internship usanga abahanga bakubwira ko ari apprenticeship, imyigishirize karande y'abanyafurika yahinduwemo icyo wumvise. Niba warabwiwe ko abanyafurika bo hambere bigishaga abana babo kumasha, gukunda igihugu, gusimbuka, kurwanira igihugu n'ibindi nk'ibyo, ngo ibyo bikaba inyigisho abo bazungu baje bita informal education, umenye neza ko ibyo ntaho byari bihuriye n'imyuga y'ubukungu igamije iterambere, kuko yo yatangirwaga ku murimo nk'uko twabibonye. Ibyo bindi byo kumasha no gukunda igihugu bikaba amasomo rusange yo kwigisha amahame, imigenzo n'amategeko y'igihugu. Iyo myigishirize yo gufasha abantu kumenya neza umurimo yaje gukurwaho n'abazungu, iyi mikwi indi mishya uyu munsi twese twanyuzemo. Nyamara ibipimo byayo bigaragaza ko rwose umusaruro ubivamo ari ntawo, ahubwo abantu bagakomeza kwibaza impamvu ababishinzwe rwose batabona ko systeme y'imyigishirize isa n'icuramye mu gufasha rubanda mu iterambere. Aho rero wahita wibaza impamvu byakomeje kuzinzikwa, uburezi butabyara umusaruro w'ubukungu bukagumaho mu myaka myinshi. Nabyo byumve gutya. Imwe mu nyandiko imaze igihe kinini isobanura iki kibazo twabashije kubona ni yiswe Mass Education in African Society. Iyi ni imwe mu nyandiko y'agaciro k'ubwami bw'Ubwongereza kandi umwimerere wayo ubitswe neza mu isomero rya Albert R. Mann Library. Muri iyi nyandiko yasohowe n'abari bahagarariye ubwami bw'Ubwongereza mu bice bakolonizaga muri Afurika, bavuze ko impamvu batangije amashuri n'inyigisho bashoyemo akayabo ngo bari bagamije guhindura sosiyete za Afurika zikagendera mu mirongo n'imitekerereze y'inyungu zabo. Nibyo rwose, kuko ku rupapuro rwa 7 banditseho icyo bise acceleration of social change, aha bemeje ko ikigamijwe ari uguhindura imitekerereze ya sosiyete y'ibihugu bakoloniza bakabakuramo icyo bise social fatalism, maze bakagendera ku murongo mwiza wagenwe.
Ibi kubyumva twafatira urugero ku gihugu cy'u Rwanda, nubwo kitakoronijwe n'Abongereza ariko imigambi y'ikoroniza yose yari imwe uretse uburyo bw'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ishuri ryisumbuye rya mbere ryashinzwe mu Rwanda ni Groupe Scolaire d'Astrida riherereye i Butare hafi ya Diocese ya Butare. Ubu ryitwa Groupe Scolaire Officiel de Butare rigahimbwa indatwa n'inkesha. Iyo usuye urubuga rwaryo bakubwira ko ryashinzwe mu 1929 n'abakoloni b'Ababiligi bagamije kwigisha abanyarwanda bazabafasha kuyobora nako gukoroniza. Niyo tutavuga menshi twakwemeza ko amashuri yagiye azanwa n'abazungu b'abakoloni yaragamije kwigisha rubanda kugira ngo bazabafashe gukoroniza cyangwa bazaba abaturage beza bakira neza ubukoloni, kuko mu nyigisho bigishwagamo mu buryo buziguye n'ubutaziguye kubaha, kugendera ku murongo, amategeko, kudatekereza bitandukanye n'ibyavuzwe n'ibindi bigiye mu mujyo w'umugambi twabonye muri iriya nyandiko y'Abongereza. Niba rero amashuri yarazanwa agamije gukoroniza, waba utekereza ko noneho byahindutse ubakaba agamije iterambere? Igisubizo cyo cyaduteranya n'abakomeye, ariko reka tubifafarike gutya. Umwe mu banyafurika navumbuyemo ibitekerezo byatwumvisha icyo dushaka kuvuga yitwa Richard Williams. Uyu munyamerika ufite amamuko muri Afurika azwi ku izina rya Prince Eya, n'inshabwenge ryahamye. Ku itariki ya 26 z'ukwa 9 kwa 2016 yasohoye igihangano cyakunzwe n'abatuye isi. Ni igihangano gikozwe mu buvanganzo bw'umuvugo n'amashusho yakoze aninura anatamaza uburyo bw'imyigishirize ya none. Ibyo byatumye yita igihangano cye I Showed the School System, najyanye imyigishirize mu rukiko. Muri iki gihangano cye yavuze ko imyigishirize ya none iteye ishozi, bityo ko kubyihanganira byamunaniye akaba yariyemeje kujyana ikirego cye mu rukiko ngo babakiranure. Mu bimenyetso yereka umucamanza harimo ko uburezi bwa none budafasha abana, ahubwo bubahinduramo za robo zikurikiza ibyo bazipakiyemo nta nyurabwenge, gusesengura, guhwanisha no gushishoza. Reka da, yongeye gushinja uburezi kwica impano n'indoto z'abana babapakiramo ibyo badashaka. Urugero, umwana wishakira kubaka umwigisha ibimera ngo azabimaze iki? Uyu musore warakariye iki kibazo avuga ko umwana ashobora kurangiza afite amanota 70% kuri diplome, nyamara ubumenyi bwatuma abasha kubaho abufiteho 0%. Ibyuko uburezi bw'abazungu cyane cyane ubwo bazaniye muri Afurika ntacyo bumariye ababuhabwa, hari umuntu ukomeye ku isi watinyutse avuga ko ahubwo ari ubutubuzi. Uyu yavuze ko abana batuburirwa babeshywa ko bari guhabwa ibizabagirira umumaro kandi bari gusa n'abarogwa. Nitwa Donald Trump, mutwihanganire pe, twarababeshye. Igihe mwatangiraga ishuri ubwo mwari mukiri bato, twabasabye kwihitiramo ibyo mushaka kwiga. Twanabasabye kwiga cyane kugira ngo muzajye muri za kaminuza. Twongeye no kubasaba kujya muri za kaminuza, maze tubasobanurira ko nimujyeyo muzabona akazi keza. Ibyo bigatuma muba abatunzi. Siko bimeze, kuko ahubwo kaminuza zakozwe ku buryo zizakugira umutindi, ahubwo ukinafite inguzanyo y'ishuri. Dore nk'ubwo abarimu bakwigisha uko bakora business ntibigeze bwa rimwe bagira business yabo cyangwa ngo babe hari icyo bakozemo. N'ubutubuzi. Ibyo bintu byo kuba umwarimu wakakwigishije business agomba kuba afite anakora muri business, murumva bidahura na bya bindi by'abanyafurika bo hambere bya apprenticeship, aho umubyeyi w'umucuzi yigishaga umwana we gucura. Ubu rero siko bimeze, kuko wigishijwe gucura mu bitabo atarakora no ku cyuma ari ugaruka akigisha mugenzi we kubikora. Ibyo rero nibyo Donald Trump yita ubutubuzi. Nubwo amashuri nk'aya adafite ireme n'icyamarira abayizi afatwa nk'ay'ubutubuzi agamije inyungu zindi twigeze kubona zijyanye no gukoronizwa, haba mu ntekerezo, mu bikorwa n'imigirire, nyamara amashuri y'u Burayi, Aziya na Amerika yo uzasanga yigisha mu buryo bwo kwereka umwana icyo gukora. Urugero, uzasanga uwiga ikoranabuhanga byigira kuri mudasobwa kuva atangiye kugeza arangije, nyamara muri Afurika siko bimeze, kuko hari ubuhamya bw'abarangiza ayo masomo mu yisumbuye muri Afurika bataraciryera mudasobwa. None rero ibyo byatewe n'iki kubona uburezi bwa Afurika bwarakomeje kuba icyo Donald Trump yita ubutubuzi? Nta kubishidikanyaho, byose bishingiye ku bugambanyi bwakorewe uyu mugabane wanjye nawe. Mbere na mbere nk'uko twabibonye, uburezi muri Afurika butangira bwari bugamije guhamya ubukoloni, aho abazungu batari bagamije kujujura abanyafurika, ahubwo bari bagamije kubacengezamo imigenzo yabo no gukunda ibyabo. Niyo mpamvu ibitabo n'imfashanyigisho batigeze bashaka kubihindura mu ndimi gakondo, kandi si uko bari babiyobewe, kuko igitabo cya Bibiliya bagihinduje mu ndimi zose za Afurika, kuko cyo bagifata nk'intwaro yo kubafasha gukoloniza neza. Ibyo wabihakana ndamwemerera ko yanjyana mu rukiko nka Prince Eya, maze tugakizwa n'ibimenyetso. Ubwo burezi rero bwari bukozwe mu buryo umwana atangira yiga indimi z'abakoloniza, Igifaransa, Icyongereza, Igiportuge n'Icyesipanyol. Ubwo wabashije kumenya ururimi bakamwamamaza nk'umunyabwenge, Abafaransa bo bagahita bamuha ubwenegihugu. Kuba atabizi rero, kugira ngo umenye neza ururimi ugomba kuba warafashe neza imico, imigirire, imikorere n'imigenzereze, ahubwo buri kimwe cyabanyura urwo rurimi, kuko uzakenera amagambo yo mu bisata byose by'urwo rurimi. Uko kwiga amagambo yo gukoresha bihita bigusunikira gukunda no gusobanukirwa ibyabo mu buryo butomoye, ukabuba imbata yabo mu by'imitekerereze. Ibyo rero bihita biba igisobanuro cyo gukomeza gutwarwa bunyago mu mitekerereze n'ikimenyimenya umuntu uzi Ikinyarwanda afatwa nk'umuntu usanzwe, nyamara uzi kuvuga Icyongereza n'Igifaransa.
ndakurahiye yagirwa na minisitiri cyangwa undi mutware, kandi izo ndimi si ubumenyi, nuko ahubwo zagizwe ubumenyi kugira ngo nyine ibintu bikomeze kugenda nk'uko bikenewe. Ndabizi n'abahaye ibimenyetso mwanyivuna. Hari umunya-Uganda karahabutaka mu gusobekeranya amagambo n'inyuguti akandika inyandiko zahogoje amahanga. Yewe Okote Peter Bitek ari mu bambere muri Afurika y'Uburengerazuba wamenye ibyo kwandika ibitabo. Mu 1966 yasohoye umuzingo w'inyandiko abakunze inyandiko bose bamenye nka Song of Lowino and Ocholi. Mwiriburiro ry'iki gitabo cy'uburyohe bwahebuje abanyabuvanganzo yavuze ko ateye ipfunwe no kuba acyanditse mu rurimi rw'icyongereza, kandi nyamara ngo abizi ko kwandika, kwiga no kuvuga indimi z'amahanga ari ugutwarwa bunyago. Muri iki gitabo yakomeje yikoma byanya by'imico n'imigenzo n'imigirire y'abanyaburayi, avuga ko irangwa n'ubwirasi bujojoro. Yifashishije umukina nkuru Ocholi wari waratoye ururimi n'imico yabo barutuku, maze akoresha umugore we Lowine wamunyegaga avuga ko yapfuye, akarangwa n'intonganya zidashira, kwivugisha ibyongereza, kwiroha mu rubaya n'ubushizi bw'isoni, byose abyita ubusirimu ngo nuko azi kuvuga icyongereza. Maze uwo mugore agaterura ati, bantu banjye murandengera, umugabo wanjye yabaye igihwinini, ahwanyaguza icyo ahuye nacyo cyose, ahorana umuruho n'amahane, amahoro n'ihumure abihungira kure, ahunga iby'iwacu, agahururana ubuhoni butanahunyeza, ariharakiha no guhangana n'ubuhangange bw'umuco wacu, atukana buturi, agakora iby'inkunguzi gusa. Mureke twoyayo ibyo tuzabishakira undi munsi mu buvanganzo nyafurika, ahubwo reka tumenye nibi. Hari ikindi kibazo kibundikiye ibanga mu mashuri. Icyo ni ireme ry'uburezi hamwe n'imyigishirize icumbagira muri Afurika, ibyo bikagendana na systeme z'imyigishirize zifutamye kandi ku bwende. Abashakashatsi benshi bamaze kuvumbura ko ibyo tumaze kuvuga byo bikorwa mu nyungu z'abategetsi benshi ba Afurika n'abagwizatunga. Ibi byukaba wabyumva wumvise n'ibimenyetso bishobora no kuguhahamura. Zipola Musau akorera mu muryango w'abibumbye nk'ushinzwe igice cyo gushakashaka iby'amakuru ya Afurika, akaba n'umuyobozi wa Africa Renewal. Kuva mu 2016 kugeza 2017 yakoze ubushakashatsi yise Africa Grapples with the Huge Disparities in Education, aho yaje kuvumbura ko uburezi bwa Afurika bugenda nk'akanyamasyo, umusaruro wabwo ukaba ugerwa ku gapfunsi, byose biturutse ku bategetsi babureba nk'ikimbwa ihaze. Uyu mushakashatsi yegereye umuyobozi ushinzwe ubukungu mu kigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe iterambere United Nations Development Program, Bwana Ayodele Odusola, maze amubaza igitera ibyo byose, nuko amusubiza anamuhishurira ibanga ati, buriya abategetsi ba Afurika bohereza abana babo kwiga muri za kaminuza zikomeye, maze abo bayobozi bakangiza ireme ry'uburezi mu bihugu byabo bagamije kuzatuma imiryango yabo ihora ku butegetsi no mu myanya y'imbere. Haya bisobanuye neza, avuga ko mu gihe umwana umwe avuye kwiga Harvard na za Oxford, undi yarize muri za kaminuza zicumbagira muri Afurika, ngo uwize neza agomba kuza ayobora uwize nabi, niyo bahurira ku kizamini cy'umurimo bigaca mu mucyo, azamwanikira, nawe umwana wamwohereze kwiga hanze azanikira umwana wa undi yanikiriye, uruhererekane rukomeze gutyo mu mugambi uri ku murongo. Ikibabaje rero suko abo bana bajya kwiga bakagaruka bategeka, kuko babaye bafite ubushobozi kandi babikora neza, ibyo byaba ari umugisha n'iterambere kuri Afurika. Gusa siko bimeze. Abenshi bajya kwiga iyo mu mahanga, ababicungiye hafi bemeza ko bagenda bakigira mu maraha n'ibikorwa biteye agahinda no kwicuza. Bene wacu b'uruhu rwera nabo kuko baba babizi ko aribo bategetsi b'ejo hazaza muri Afurika, kandi bakebeye inyungu kuri uyu mugabane, bakabaroga rwose babashishikariza gukora ibitera soni, gusa kuko byose birangira bahawe impapuro zemeza ko mu bumenyi bagiye kure, bagaruka bazi kuvuga indimi zabo zonyine, kandi izo ndimi twamaze kubona ko zagizwe ubumenyi, maze bagaterekwa mu bwato ngo baba basare, kandi byo kugashya wapi. Kuba tabizi, uyu muvuno ni wo wakomeje gufasha mu burengerazuba gukomeza kugenzura ubutegetsi muri Afurika, kuko baba bahafite abakinnyi bitoreje, abandi bakabohereza baje gukorera ubutasi n'inyungu zabo, ariko abanyafurika ntibabivumbure. Ku rundi ruhande, abaturage basanzwe bacengeye bakabasha kujya kwiga iyo mu mahanga kandi bakagaragaza ubumenyi bwihariye, birazwi ko abo bazungu batabarekura ngo bagaruke muri Afurika, ahubwo babaha ibyo bakenera byose, birimo no kuba baza bagafata babo bose, ariko bakagumaho ubwo bumenyi ntibabugarure muri Afurika, kuko batinya ko babatura bagenzi babo nk'uko ba Nyerere, ba Nkuruma n'abandi babigize mu kinyejana gishize. Kubera izo mpamvu zose rero, hari igihugu cyavumbuye ko uko abanyapolitike babo bohereza abana babo kwiga imahanga bituma bangiza igihugu, bakangiza ireme ry'uburezi n'ibindi, maze bituma imyigaragambyo irota ubu rurageretse. Dore uko byifashe. Jisasegun Algabe afite igihembo cyo kuba umunyamakuru wa mbere mu gihugu cya Nigeria. Ubucukumbuzi bwe burindwa mubi. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2022 yasesenguye inkuru y'imyigaragambyo muri Nigeria yiswe ASUU Strike, aho abanyanigeria mu bice bitandukanye bahagarariwe n'ihuriro rya kaminuza muri Nigeria, Academic Staff Union of Universities, ariyo ASUU, biroshye mu mihanda basaba abanyapolitike n'abakozi bakomeye muri leta kutazongera kohereza abana babo kwiga mu mahanga, ahubwo banasabaga inteko ishinga amategeko ya Nigeria gushyiraho itegeko ribuza rikanahana umukozi wa leta wese wohereza umwana we kwiga mu mahanga, keretse gusa yatoranyijwe n'inzego zibishinzwe nk'ugiye mu nyungu z'igihugu kandi mu nzira zisobanutse. Professor Michael Ajisafe wari umuyobozi wa kaminuza ya Afe Babalola University
yabwiye Alagabe ko ivyo nibidakorwa ngo ntihazagire utegereza ireme ry'uburezi muri Nigeria ndetse no muri Afurika kuko ahenshi umudera ari umwe. Iki ni ikibazo rwose gikomeye kurusha ibindi byose Afurika ifite, kandi kibabaje aya makuru azwi na bake ku mugabane wacu, kandi koko binateye agahinda ku mugani wa Nelson Mandela we wabivumbuye rugikubita mu gihe yari akiriho, maze agaterura ati uburezi niyo ntwaro y'ingenzi mu gihugu, gusa birababaje cyane kubona uburezi bw'abirabura bwirengagizwa, kandi rwose biragoranye kubisobanura mu magambo. Niko bimeze rwose, uburezi bw'abanyafurika bwakomeje kwirengagizwa bitewe na za mpamvu twabonye. Nubwo bwirengagizwa ariko abanyafurika bo basobanuriwe ko bagomba gukunda kwiga kuko ariyo nzira yo kugera ku bukire. Izo nyigisho zacengeye muri rubanda, kandi ibyo nabyo bukaba bwa butubuzi Donald Trump yigize kugarukaho. Ni ubutubuzi kuko abana bose bo muri Afurika binjira ishuri bizeye neza ko gutsinda no kurangizanya amanota meza bisobanuye kuzabaho neza, gukira no kudamarara. Ibyo bigatuma rero abenshi biga amashami badakunda, ahubwo bakiga yo babona azabinjiriza amafaranga. Bakiga badashaka kumenya, ahubwo bashaka gukora no kwinjiza amafaranga. Ibyo bigatuma nta banyempano mu mashami nk'ubuvuzi, ubwubatsi, ubuhinzi n'ubukorikori, kuko ababirimo atari urukundo, ahubwo nuko gusa babwiwe ko ariho bazakura ubuzima bwiza. Nyamara buriya kugera ku buzima bwiza no gutunga amafaranga byamaze kugaragara ko ntaho bihuriye no kwiga, gutsinda no kuminuza. Aha sinshaka guhakana ibyiza by'ishuri, ahubwo ndahakana intumbero y'abiga. Nikimenyimenyi umwe mu batunzi aherutse kugira ati erega nta nubwo hakenewe diplome ya kaminuza habe n'iya segonderi. Icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo umuntu arangije muri kaminuza zikomeye, ibyo ngo biba ari ikimenyetso ko yakora ibintu bihambaye. Nyamara rwose siko biba bimeze. Nk'ubwo iyo urebye abantu nka Bill Gates cyangwa se ba Larry Ellison na Steve Jobs, aba bagabo ntibigeze barangiza za kaminuza. Uwo yitwa Elon Musk atunze ibyo wowe n'igisekuru cyawe cyose mutigeze mukozaho ibiganza. Abo yavugaga nabo bafite ubushobozi bwo kuba bagura n'igihugu cyose utuyemo mu gihe cyashyirwa ku isoko. Kugira ngo tubyumve neza tutiteranyije n'abaturuta, twakwemeza ko kwiga ari byiza, gusa bikaba byiza urangije amashuri yisumbuye cyangwa ubonye ubumenyi bw'ibanze, asigaye ukagenzura niba umuhamagaro wawe ari ukwiga. Ibyo ukabikomeza nk'umuhamagaro n'ibyo ukunda, atari ugukurikira amafaranga, kuko byarangira utanayabonye, ahubwo ukabura n'ibyishimo biva mu cyo gukora icyo ukunda. Ikindi abize nabo bakabigira nk'uko uyu mugabo bitubwira. Uburezi bugomba kuba ubwo kwiga kwiyigisha, ukiga uburyo bwo gutekereza nyurabwenge, gushaka ibisubizo no guhangana n'ibizazane bitari byitezwe. Ayo magambo yavuzwe n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze za Amerika bwana Barack Hussein Obama. Yayavugiye i Memphis ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu kwa 2011 ubwo yari ari ku ishuri rya Booker T Washington High School, ku ishuri ryashyize imbere imyigishirize ijya gusa na yindi y'abanyafurika bo hambere. Umuyobozi w'iri shuri bwana Katne Depresis yemeza ko ryo ryigisha rishingiye ku muco umunyeshuri afite. Urugero, niba uri umwirabura ukunda umuco gakondo wa Afurika, bazakwigisha bigendanye n'ibyo ukunda, ibyo uzakora n'uko uzabikora neza muri wa modeli twabonye w'abanyafurika bo hambere. Barack Hussein Obama ari kuri iri shuri nawe yahamije ko kwiga no kugira icyo ugeraho muri ubu buzima ari ibintu bitandukanye biturutse ku myumvire twagarutseho. Wavuga ko ubwawe ugomba kuba uzi kwitekerereza, ukamenya icyo ushaka, maze ibyo bikakuyobora, kuko kumenya gutondeka bya matrix, trigonometry na za cosinus bya sinus byose bizagupfira ubusa mu gihe waba uri yo nyurabwenge. Mu magambo yati, twakundaga kubaza abarimu tuti niki tuzamaza za algebra, rwose sinyekereza ko ugomba kuba uzi gusolovinga za x kugira ngo ubone akazi keza cyangwa se kugira ngo uzabe umubyeyi mwiza, ahubwo uzakenera gutekerereza mu bibazo bikomeye no gutekerereza ku birenge byawe bwite, ndetse no guhuza